bavandimwe, nongeye kubasuhuza amahoro ya Kristo abane namwe. Reka mbashimire yuko icyigisho cya mbere cyatambutse bangaragarije ko muhari kandi mwiteguye kutwukurikirana. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Tugiye gukomeza rero n'ikindi cyigisho cya kabiri, nabwo ndasaba Imana kugira ngo izadufashe muri iki cyigisho gikurikiyeho. Byibuze Imana iba yifuza ko niyo haba ari umuntu umwe ariko agasobanukirwa ukuri, Uwiteka yahimbazwa kandi yahabwa icyubahiro. Icyigisho tugiye gukurikizaho rero kiraza kuba gifitanye isano n'icyigisho cya mbere twatambukije. Ndabasaba kugira ngo Imana izabafashe muzabone n'ubundi akanya kugira mu gikurikirane, kandi nizera ko Uwiteka azabafasha. None reka dutangire dusenze kugira ngo tubone uko dukomeza twinjire mu cyigisho. Data wa twese, Imana ikomeye kandi ikiranuka, komeza uhabwe icyubahiro. Dukomeje kwishyira mu biganza byawe kuko tuzi ko ushobora byose. Ubwo n'iki cyigisho kigiye gutambuka, dusaba umugisha abazagikurikira bose, kandi reka kizatubere icy'umugisha kiduhindurira imitima mu izina rya Yesu. Mbere rero yuko twinjira n'ubundi mu cyigisho, tugiye kureba amagambo ari mu gitabo cya Yobu. Igice ni icya mbere, umurongo wa 6. Ndaza gusoma amasomo ageze nko kuri 3, ubundi none turangiza twinjiremo neza. Igice cya mbere umurongo wa 6 hariho titire ivuga ngo Satani ahinyuza abakiranutsi ubukiranutsi bwa Yobu. Satani ahinyuza ubukiranutsi bwa Yobu. Sindi busome imirongo myinshi, kubyinshi turaza kubibona mu cyigisho. Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Igihe abana b'Imana bari bagiye gushengerera Uwiteka, Satani azana nabo. Yari aturutse he? Yari agiye. Ikintu cya mbere turi busange muri iri somo kandi dukwiriye kuzirikana, nuko waba usenga waba udasenga, by'umwihariko turi kuvuga ku bakiranutsi, ahantu umuntu yitwa ko asenga aherereye abari, akwiriye kuzirikana ko Satani aba ahari. Ntabwo dukwiriye gutekereza ko twageze aho Satani atageze imyambi. Ahantu turi hose Satani aba ahari. Zirikana rero ko niba uri no ku rugamba rwo kugira ngo ugire ibyo ucika, uri no ku ntambwe yo kugira ngo urebe ko wazajya mu ijuru, urugamba rwose uzaba uri kurwana uzaba uhanganye na Satani. Kandi ndagira ngo nkwibutse mbere ko twinjira mu cyigisho neza, ni uko umutima wanjye n'uwawe uhagaze hagati. Ariko hagati uhagaze ni hagati ya Kristo na Satani. Abo bagabo babiri baba bari guharanira kuyobora umutima wawe. Ariko ikindi kintu gikomeye kirimo, nuko njye nawe nitwe dushobora gutegeka cyangwa se dushobora kugena ukwiriye kuyobora ubugingo bwacu. Dukwiye kwibaza ngo mbese mpitamo nde ukwiriye kunyoborera ubugingo. Ntabwo ndi buhatinde, reka twinjire mu gitabo cy'Abefeso. Kuri rya somo twasomye ariko sindi burisubiremo ryose, ahubwo hari aho nshaka gusoma. Abefeso igice cya 6, ndahera ku murongo wa 10, ndasoma imirongo mikeya cyane. Uburyo bwo gutwara intwaro zose z'Imana. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Umva amagambo Pawulo yabwiye Abefeso. Ibisigaye mukomerere mu mwami, ubwo ni muri Kristo Yesu, kandi mukomerere mu mbaraga ze no mu bushobozi bwe bwinshi, atari buke ahubwo bwinshi. Wa wundi wasize icyubahiro cyose gikomeye akaza mu isi, mukomerere mu mbaraga ze no mu bushobozi bwe bwinshi. Kandi mwambare intwaro zose z'Imana, Kristo yarazitanze, tuzambare kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ushaka kubaho udatsindwa n'uburiganya bwa Satani, ambara intwaro zose z'Imana. Hano hirya barazivuze guhera ku murongo wa 14 ukamanuka. Wowe muri iki gice cya 6, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe ku munsi ukomeye cyane, cyangwa se n'uburiganya bwa Satani. Umurongo wa 12, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Ibi bintu dukwiriye kubizirikana.
kandi dukwiriye kubihereza agaciro ku rwego rukomeye cyane. Impamvu ni iyi: abo dukirana nabo ntabwo ari aboroheje, nta nubwo ari n'ababyawe nk'uko natwe twavutse, oya rwose ntabwo ari abavukiye amezi 9. Ni ibiremwa bikomeye cyane byakuwe mu ijuru, nuko byari byashaka kwangiriza ubuturo bwera bwo mu ijuru. Bakuwe mu ijuru kuko banze kwihanganira kuyoborwa n'Imana, ndetse urukundo rw'Imana ntibari bakirubona nk'urukundo, babonaga urwango gusa kubera ibyo Satani yari amaze kubashyiramo. Ibi biremwa rero byacumuye ku Mana bikamanurwa mu isi, nibyo duhanganye nabyo. Ariko ikintu kiriho gikomeye cyane, duhanganye na Satani n'ingabo ze, kandi we ni imyuka, ariko twebwe duhanganye nabo dufite umubiri ufatika. Ibi bishatse kuvuga iki? Ntabwo dukwiriye kwitega iyi ntambara, ntabwo twayitsinda, ntabwo bishoboka rwose. Ahubwo ndababwira ahantu intsinzi. Niba dushaka kurwana urugamba kandi tukazarugeza ku musozo, dukeneye ikintu kimwe. Reka nkibabwire, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka b'iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Umva ukuntu bameze. Ni abatware, ni imyuka, ntibagaragara, bafite ubushobozi kuko batwara isi y'umwijima. Niba dushaka guhangana nabo turasabwa iki? Dukeneye gusaba n'ubundi ufite ubushobozi utagaragara, ari we Yesu Kristo. Yesu Kristo tuba turi kumwe nawe, ariko nawe ntagaragara, n'ingabo ze ntizigaragara, ziturwanirira tutazireba. Kuko Uwiteka arandikisha aravuga ngo abamarayika ni imyuka ikorera Uwiteka. Uwiteka yashatse abagaragaza nk'abantu twagiye tubona muri Bibiliya biyereka ba Gidiyoni, abamarayika biyereka ba Samusoni, abamarayika biyereka ababyeyi ba Samusoni kugira ngo bashe guhangana, azaba umucamanza. Abamarayika baramanutse baramubwira, abamarayika bigaragariza Loti bajya kwa Aburahamu. Abo ngabo rero babana natwe ariko ntitubareba. Niba dushaka kurwana intambara y'umwuka, ntabwo tuzarwanisha imbaraga z'ibigaragara. Dukeneye gusaba Yesu akaza akadufasha kurwana iyi ntambara. Abo duhanganye nabo ni abategeka b'iyi si. Ntabwo nzi uko intambara yirwana, ariko ibintu wongere ubitekerezeho. Mbese intambara kwirwana gute? Wenda iri somo rige twaza kuza kurigarukaho. Reka dukomeze ku cyigisho twari twacumbitse. Ariko icyo tugiye kureba ni uburyo dushobora guhangana na Satani, ariko mbere ko duhangana nawe dukwiriye kubanza kumenya uwo turwana nawe wari we, imitego ye. Utazi yava ntamenye yajya. Niba tutazoduhangana nawe, ubwo no guhangana nawe byagorana. N'ibihugu bishaka kujya mu ntambara, bibanza kwiga igihugu cyangwa se igisirikare bagiye guhangana nacyo, bakamenya ngo mbese igisirikare tugiye guhangana nacyo kimeze gite, gifite izihe ntwaro, ubwoko bw'intwaro bafite ni ubuhe, imyitozo bakoze ni iyihe. Ni ibintu byinshi bagenzura. Ese ni ingabo zirwanira hehe? Ni hejuru, ni mu mazi, ni ku butaka? Ese izo ngabo turazifite? Izo ntwaro bafite turazifite cyangwa dufite zirenze? Iyo utaramenya umwanzi wawe ntumenye uko ushobora guhangana nawe. Tutaramenya Satani n'uburyo arwanamo, ntabwo dushobora guhangana nawe ngo bikunde. Nk'uko nababwiye rero, iki gitabo tuzakigiramo ibintu byinshi. Imana izabafashe kandi izabayobore. Ndaza kubabwira umugabane wa mbere w'iki tugiye kwiga, nibidukundira tuzafata n'umugabane wa kabiri, ariko ndizera yuko Imana izadufasha bigashoboka. Ndongera kwibutsa yuko aya magambo ntagenewe idini runaka, ntagenewe itorero runaka, ahubwo niwumvira ijambo ukumva rigufashije, ukumva hari aho riri gukora ku mutima wawe, uzasobanukirwa ko ari umwuka w'Imana uri kukugenderera kandi wifuza kurokora ubugingo bwawe. Kandi ijambo ryose uzasanga muno uzarifata urigereranye n'ibyanditswe byera bikomoka muri Bibiliya, nusanga bidahuye uzarishyire ku ruhande rwose. Ngubu tuzitegerezamo abantu benshi bakomeye bagiye bandika amateka, aho bita ba Martin Luther bo mu Budage. Ntabwo bari baherereye mu idini runaka, usibye ko babarizwaga muri Gatolika, aho bita ba John Hus, aho bita ba Wesley. Tuzababona ku buryo bukomeye cyane. Icyo mbasaba ni ukugira ngo ibyerekeranye n'iby'amadini tubishyire ku ruhande, ahubwo umwuka w'Imana aba ari uyobora ubugingo bwacu, kuko icyo dukeneye kugira ngo dukire. Byose muzajye mubigereranya na Bibiliya, ibyo muzumvisha amatwi yanyu, kugira ngo aharaho
turebe ko Imana irokora ubugingo bwacu. Reka mbasomere amagambo ari muri kino gitabo. Ndaza gusoma kuri paji ya 84. Kunesha amayobera y'ibirangaza. Kunesha amayobera y'ibirangaza. Nta bintu by'urujijo waba ubona, nta bintu bishobora kuba bikurangaza. Nabinesha gute? Wabinesha gute? Gushyira ibyihutirwa byo mu buzima mu mwanya ubikwiriye. Turahera ku magambo ari mu gitabo cya Luka igice cya 14 umurongo wa 41 n'umurongo wa 42. Marita uriganyira wirushya muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe, kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Marita yari muntu ki? N'uwahugiye mu mirimo atekereza ko hari imirimo ishobora kuba yamuzanira agakiza, ariko siko byari biri. Mariya yahugiye mu biki? Akimara kubona Yesu ari umushyitsi ubasuye, ntabwo yitaye mu kumushakira amazimano, ahubwo yashatse guturiza bugufi bwe, kuko yari azi ko ibanga riri muri Yesu ari ukuganiriza abantu kandi akabahereza ibyo bakeneye mu mitima yabo. Rero Mariya yagize umugabane ahitamo wo kwicara ku birenge bya Yesu, undi ahitamo kujya guhugirana ashaka ibyo bashobora kurya. Yesu rero ntabwo ndibuze kubitindaho. Igihe yari arimo kuganira na Mariya, Marita yari yahugiranye kandi yari yananiwe cyane. Agera igihe abwira Yesu ngo ntabwo bikobaje kubona ndi guhugira mu kugutegurira njyenyine kandi Mariya yicaye aho ngaho. Yesu aramubwira ngo urirushya muri byinshi, ngombwa ni kimwe. Ariko Mariya we yahisemo umugabane mwiza atazakwa. Nta mirimo iyo ari yose ishobora kuduhesha agakiza. Nta kwitunganya uko ariko kose kwaduhesha agakiza. Icyo dukeneye ni kimwe, ni ukwegera Kristo tukaba ku birenge bye, tukagira umugabane duhitamo wa Mariya yahisemo. Iyo abantu bamaze kwicara ku birenge bya Yesu, n'ibyo Marita yakoze nabo barabikora. N'ibyo Marita yakoze rwose nabo bashobora kubikora kandi bigakunda. Reka dukomeze, turaza kubyumva cyane. Hafi y'abantu bose muri iki gihe, mwibuke ko icyigisho cyashize twarebaga urufunguzo abantu bashobora kuba bafite cyangwa se bashobora kujya gukenera gushaka. Reka noneho tugiye kureba ahangaha n'ubundi twongeye twumve iby'urufunguzo. Hafi y'abantu bose bo muri iki gihe bari gushakisha urufunguzo rukora ibitangaza. Ushize mwibuke ko nababwiye yuko tubonye urufunguzo rutugeza ku ntsinzi abantu benshi barushaka, banabwiwe n'ikiguzi bakwemera kugitanga. Ariko urwo rufunguzo reka twongere tururebe. Hafi y'abantu bose muri iki gihe bari gushakisha urufunguzo rukora ibitangaza, urufunguzo rukingura imiryango iganisha ku ntsinzi, ku cyubahiro no ku mahirwe, urufunguzo ruhesha kubona uwo muzabana ukwiriye, imfunguzo zo kubaho mu munezero nyuma yo gushaka, imfunguzo zo kubyara abana beza, imfunguzo zo kudasaza kandi ukagumya kuba mwiza n'ibindi. Nubwo bamwe basa n'ababishyikiriye, kigaragara nk'urufunguzo rukora ibitangaza, niba badafite inkomangiro n'intego muri Kristo, bazakomeza batembanwe n'umuraba muri ubu buzima, be kumenya icyerekezo barimo. Abantu bari gushaka imfunguzo, kubyara abana beza, uburyo bashobora gutegura urugo rwabo bakazagira abagore beza cyangwa se abagabo beza. Ibintu ibisa bityo byinshi birimo gutegurwa muri ubu buzima. Abantu benshi bari gukora ijoro n'amanywa kugira ngo barebe ko bagera kuri uwo musaruro. Nyamara reka mbabwire, nubwo abantu bakwiruka bakagira ibintu babasha kugeraho, nubwo abantu bakwiruka bakabasha kugira ibintu babasha kubona, nyamara nibatagira inkomangiro ikwiriye ayo kubaka kuri Kristo, hari ibyo batazigera bageraho. Ibi bintu bikwiriye gusobanuka rwose. Bazakomeza batembanwe n'umuraba wo muri ubu buzima, be kumenya icyerekezo barimo. Yego birashoboka muri ubu buzima ubasha kuzagira ibyo ugeraho, ariko bizakugora cyane kugera kuri cya kindi twabonye ubushize, ari cyo gakiza. Mwibuke ko nabwiye ngo niba ushaka kugira ngo Kristo yumve ko yagukoreye ikintu gikomeye cyane kandi akomeze kwiyumva nk'umwami ukwiriye ubugingo bwawe, ni uko wamwakira mu bugingo bwawe kandi ukamwakira nk'umwami n'umukiza wowe. Reka dukomeze. Nubwo ubusobanuro ijuru riha ijambo intsinzi butandukanye nubwo isi iriha, Imana yaduhaye imfunguzo zitugeza ku ntsinzi. Mu by'ukuri imfunguzo zose dukeneye kugira ngo duhirwe mu mibanire yacu n'abandi, mu miryango yacu, mu mirimo dukora, mu masengesho yacu, hamwe no kugira ngo tugire amagara mazima, yaziduhereye mu ijambo ryayo. Dufite inkomangiro.
nubwo ubusobanuro ijuru riha ijambo intsinzi butandukanye n'ubwo isi iriha. Hari igihe abantu bagera muri ubu buzima bakagira ibintu bageraho bagatekereza ko bageze ku ntsinzi, nyamara bihabanye n'uburyo Imana ivugamo intsinzi. Mbese ni ryari tuzitwa ko twatsinze? Ni igihe tuzaba dusoje uru rugamba tugeze iwacu mu ijuru. Ni igihe tuzaba tugeze aho Imana iri kudutegurira uyu munsi wa none, kandi tukahagera dutabarutse nk'intwari. Nibuka amagambo Pawulo yavuze, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, igisigaye mbika ikamba ry'ubugingo. Icyo akora, ariko aya magambo reka ndibasomere. Mwumve ukuntu Pawulo yarivuze. Pawulo rwose avuga kuri iryo jambo. Pawulo avuga iby'iherezo rye asaba Timoteyo kumusura. Kuko ngiyeho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Narwanye intambara nziza. Ni igitabo cya kabiri urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa kabiri, igice cya 4 umurongo wa 6 ukamanuka. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampakura urya munsi. Kangarukira aho ngaho. Iyo dutekereje intsinzi tuyitekereza gute? Abenshi dutekereza ko twageze ku ntsinzi kuko twageze ku ntego zacu zo muri ubu buzima, hari ibyo twashaka twagezeho. Iyo si intsinzi ya nyayo. Abandi iyo bageze ku ntego runaka, bamaze kubaka urugo, bumva bageze ku ntego, intsinzi yabonetse. Iyo si intsinzi. Ni muri ubu buzima, kuko intego isi ihereza intsinzi. Icyo twita intsinzi nk'abantu batuye ku isi ntabwo ari ijuru ryita intsinzi. Intsinzi ya mbere ni ukwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, akaguturamo, akaguha amahoro y'umutima, akaguha umunezero, akaguha kubana n'abandi amahoro. Abo mufitanye ibibazo mukabikemura, ukaba ku isi wumva utekanye, nta muntu ufitanye ikibazo. Ngiyi intsinzi ya mbere. Intsinzi ya kabiri ni ukuzisanga mu bwami bwo mu ijuru. Hari igihe ibyo twita intsinzi twebwe rero atari byo ntsinzi ziriho rwose. Rero nyamara nubwo Imana yaduhaye imfunguzo zose dukeneye kugira ngo tubashe kubaho imibereho ya Gikristo itsinda, izi mfunguzo ntacyo zizatumarira nituramuka tutazikoresheje. Nubwo Imana yaduhaye izi ntsinzi, ikaduha izi mfunguzo ngo tubashe kugera ku ntsinzi, izi mfunguzo nitutazikoresha ntabwo intsinzi tuzegera tuyibona. Mbega ukuntu abantu benshi izi mfunguzo zimanitse. Uyu mwanditsi yarahavuze, inyinshi mu mfunguzo z'ijuru zigumira ku mbaho tuzimanikaho, zikuzuraho ivumbi kubera ko duhuze, tukaba tutabona igihe cyo kuzifata. Kugira ngo mbereke uko ibyo bintu bimeze, reka mbabwire iyi nkuru nubwo ari impimbano. Abantu benshi imfunguzo bazirekeye ku mbaho. Imana itazi imfunguzo. Bibiliya ni abantu bangahe bayihanagura ku cyumweru cyangwa se ku isabato uko bagiye gusenga? Ko imfunguzo zose zikubiye muri iki gitabo, abantu benshi bakaba bararambitse iki gitabo, bahura nacyo ku isabato gusa, abandi bagahura nacyo ku munsi wa mbere w'icyumweru cyangwa se dimanche, bagahanagura ivumbi, abandi bakagikura munsi y'ibitabo, abandi babanza no kukibura iki gitabo. Mbega kaga abantu bafite muri iyi minsi ya none. Iki gitabo Satani yarakibahishe, abantu benshi ntibazi uburyohe bwacyo. Ni akaga gakomeye cyane, ariko dukwiriye kubitekerezaho. Benshi rero bafata imfunguzo bakazirekera iyo ngiyo, amasezerano y'Imana akubiye hano. Uyu mwanditsi agiye kutubwira igisa n'ishusho y'imigambi Satani aba arimo gupanga kugira ngo abashe kudufatisha. Mwibuke amasomo nabasomeye, igihe abana b'Imana bajyaga gutera na Satani yazanye nabo mu gitabo cya Yobu igice cya mbere. Nongera mbasomera andi magambo agaragaza uburyo duhangana n'abandi imyuka mibi, abanyabushobozi, imyuka mibi yavuye mu ijuru. Ubwo ni Satani n'ingabo ze, kandi ntibafite inyama n'amaraso. Umva abantu duhanganye nabo, ariko imfunguzo benshi barazimanitse. Reka twumve uyu mwanditsi icyo yatubwiye
agiye kutubwira igisa n'ishusho y'imigambi ya Satani aba afite ku kiremwa muntu. Mbese mwigeze mutekereza uko byamera? Mwigeze mutekereza uko byamera kwicara mu nama itegura igenamigambi aho Satani n'ingabo ze barimo bungurana ibitekerezo by'uburyo barogoya imibereho y'abana b'Imana? Hari igihe ugira umwanya wo gutekereza uburyo Satani aba yifuza kurogoya imigambi y'abana b'Imana? Niba usenga zirikana ngo hari imbaraga zikurwanya. Niyo mpamvu uyu munsi ubikora bigakunda, ejo bikanga. Niyo mpamvu ubitekereza mu bitekerezo ariko kubishyira mu bikorwa bikanga. Niyo mpamvu inshuro nyinshi wibuka ushaka gusenga ariko bikarangira usenze uryamye ku gitanda, bikarangira utibutse n'uko isengesho ryawe ryarangiye. Ni kenshi abantu bahura n'uyu munaniro kubera ko bafite akamenyero ko gusenga ariko bagasengesha amasengesho adashobora kwica n'umubu, bagasenga amasengesho adashobora kunyeganyeza n'akantu na gatoya, hari amasengesho tudashobora gusenga ngo dutekereze yuko hari icyo ashobora guhindura kuri Satani. Oya, mugiye kubyumva. Mbese hari igihe ugeze gufata umwanya ngo utekereze uko byaba bimeze? Umunsi umwe rero, reka mwumve iyi nkuru. Umunsi umwe Satani yatumije inama yo ku rwego rw'isi kugira ngo bungurane ibitekerezo by'uburyo babuza abakristo kugendana na Kristo mu buryo bushikamye kandi bufite imbaraga. Mwumva aka kantu. Yakoze iyi ntambara kugira ngo yige ukuntu yabuza abakristo kugendana na Kristo mu buryo bufite imbaraga kandi bushikamye. Oya, gusenga ntabwo bisobanuye ko turi kumwe n'Imana. Kujya ku rusengero ubwabyo ntibivuze ko turi kumwe n'Imana, ahubwo imbaraga iduteye kujyayo, imbaraga iduteye gusenga, nk'uko nabibwiye mu cyigisho cy'ubushize, nibyo bisuzumwa bikagaragaza ko umuntu ibyo arimo abirimo kandi akomeje. Icyo Satani ashaka kubuza abakristo ni ukugira amasengesho arimo imbaraga kandi ashikama. Iteraniro ryose ryaracecetse igihe Satani yarahagurutse ngo afate ijambo. Ubwo ni Satani n'ingabo ze bagiye mu nama. Muze gukurikirana iyi mfashanyigisho kandi reka mbabwire ibyacu byose muraza kubisangamo. Aratangira ati, ntidushobora kubuza abakristo kujya mu rusengero. Ibyaha bikorwa n'abantu bari mu nsengero bingana iki? Ko ibyaha bisigaye byaravuye mu bisi bikimukira mu nsengero z'abantu. Amatorero yose ahava akagera, aho waba usengera hariho hose, kubita ijisho aho ngaho usengera uharebe, urasanga ibyaha nimwo byibereye, abapagani nimwo bari. Abantu ntibagikunda ijambo ry'Imana, abantu barashaka gusengana ibyaha byabo ariko ntibashaka kubyihana. Ntabwo ijuru twazarijyamo, ntibishoboka, ntabwo byakunda. Kugira ngo Kristo yigire umuntu, kugira ngo abone uko aducungura, byamusabye kwigira umuntu. Icyubahiro aragisiga nk'uko mu Bafilipi igice cya 2 hatubwira. Nubwo yari ahwanye n'Imana, ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Yisiga ubusa, ntiyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba. None twe turashaka kuzajyana mu ijuru ibyaha byose, ntabwo byakunda. Ntidushobora kubuza abakristo kujya mu rusengero. Oya, abantu no mu tubari baririmba indirimbo zo mu nsengero basengeramo. Ikimenyetso kigaragaza ko isi yabaye isi ya gikristo ariko idashaka guhinduka. Ntitwabuza gusoma Bibiliya, nimubareke abakristo basome Bibiliya zabo no kumenya ukuri. Ntitwababuza gukomeza indangagaciro zabo, ariko hari icyo twakora. Akaba aretse aho kuvuga gatoya, buri wese mu bari aho agatega amatwi, akongera akavuga ati, dushobora kubabuza kugirana na Kristo umubano wimbitse no kuguma muri we, kuko niba babunze ubumwe nawe, imbaraga zacu zizamenagurika. Ntitwababuza gusoma ijambo ry'Imana, ntitwababuza kujya ku rusengero, ariko hari icyo twakora. Nimureke tubabuze kugira ubumwe bwuzuye na Kristo, kuko nibagira ubumwe bwuzuye na Kristo, imbaraga zacu zizamenagurika, ibyo twubatse byose bizasenyuka. Niyo mpamvu mubona imico yacu idahinduka. Imico y'abakristo benshi ntihinduka, ariko impamvu nta yindi. Satani arabizi. Nimugende mujye ku rusengero, ariko mugere aho mugarukira. Nimusome yewe mugire ubumenyi mu byanditswe byera, ariko ubwo bumenyi bwe kubahindura. Byaba bitumariye iki? Niba ijambo ry'Imana ndisoma ntirimpindure, nta kintu rimariye. Niba nshobora gusenga amasengesho ashobora gutuma ntahinduka, amasengesho ntacyo amariye, byarutwa nuko nabireka. Kuko
Bikomeje gutyo ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko Satani yamaze kukubonesha. Yaragufashe niba amasengesho ushobora gusenga adashobora kugira ikintu agufashamo. Ntitwababuza gukomeza ntitwababuza gusoma Bibiliya zabo no kumenya ukuri, ntitwababuza gukomeza indangagaciro zabo, ubupfura nibabugumane, ariko hari icyo twakora. Akaba arekeye aho kuvuga gatoya, buri wese muri abo agatega amatwi, akongera ati dushobora kubabuza kugirana na Kristo umubano wimbitse. Aha nari nahasomye. Bityo rero nimubareke bajye mu nsengero, nimubareke bakomeze imibereho yuzuye indangagaciro zabo, ariko nimubariganye igihe kugira ngo be kubona uko bashyikirana na Yesu. Ibi nibyo nshaka ko mukora, nimubazanire ibibarangaza, be kubasha kugundira umukiza wabo kandi be komatana nawe umunsi wose. Nimubareke bajye mu nsengero, ubupfura bwabo nimubareke bakomezanye, ariko mubime ikintu kimwe, nimubabuze igihe cyo gushyikirana n'Imana kugira ngo bagirane umushyikirano wuzuye n'Imana. Tuzaba twungutse iki? Ibi nibyo nshaka ko mukora, nimubazanire ibibarangaza, be kubasha kugundira umukiza. Ibirangaza abantu abakristo mu munsi bingana iki? Mbega ukuntu abantu bahugiranye mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kristo ntabwo yanze ko dukora imirimo ituzanira inyungu ngo tubashe kubaho ubuzima bwa buri munsi, ntabwo byanze rwose, ariko turahugiranye cyane. Abantu barahuze ku rwego badashobora kubona umwanya w'Imana ngo bagire umwanya bahereza Imana. Bamwe umunsi w'icyumweru niwo bahaye Imana wonyine, abandi umunsi w'isabato niwo bahaye Imana wonyine, indi minsi yose nta mwanya Imana ifite mu bugingo bwabo. Kiri ikibazo gikomeye cyane dukwiriye gutekereza kandi tukagishakira igisubizo. Yarakomeje ati ibyo tuzabigeraho dute? Abamarayika, abadayimoni baramubaje ngo ko turi kumva umugambi tubwiye ari wo kubahuza, tukabarika bakajya mu nsengero, indangagaciro zabo bakazikomeza, ariko ko turi kumva ari ibintu byashoboka, tuzabigeraho dute? Mukurikirane. Satani arababwira ngo ibyo biroroshye. Niko yahise asubiza, nimubahugenze, nimubahuzahuze. Mbega ukuntu abantu bahuze. Nimubahugenze, nimubahuzahuze, bahugire mu bitari ingenzi byo muri ubu buzima, kandi nimuhimbahimbe gahunda nyinshi zibatwarira igihe cyabo no guhuguka bari kugira. Nimubashakire gahunda zituma bahuga, be guhuguka na gatoya. Nimubashukishe gutagaguza amafaranga, kandi baguzaguza amafaranga bagira imyenda. Ibintu mu byombe. Nimubabuze guhura n'abana babo, mwemeze. Mbega ukuntu abantu bahuze, umwanya wo guhura n'abana ntawo ababyeyi bafite. Abana basigaye birira mu buryo bukomeye cyane. Iki ni ikibazo gikomeye cyane, kandi biri muri bimwe umugambi wa Satani wifuza kugeraho, nuko ingo zibaho zihugiranye, aho ababyeyi badashobora guhura n'abana, abana ntibahure n'ababyeyi, maze ingo zikabaho zityo. Twaba turi kurerera Satani rwose. Hepfo barakomeje ngo nimwemeze imitima y'abagore kujya ku kazi, ndetse n'abagabo nabo bagende bamare iminsi 6 ndetse 7 y'icyumweru, amasaha 10 cyangwa se 12 y'umunsi, kugira ngo babashe gushyikira urwego rw'ubuzima bifuza kubaho. Iterambere abantu bifuza kugeraho riri gutuma baburira Imana umwanya. Yego, ibyo bifite umumaro cyane. Igihe imiryango yabo izaba imaze gutatana bidatinze, ntizongera kuba ahantu ho kuruhukira umunaniro utewe n'akazi kenshi, kandi bazakomeza kurushaho gushaka gukora cyane. Nuko Satani arongera aruhukaho gato. Uko abantu bazajya bumva bakeneye iterambere, bazakenera gukora cyane. Ibi ngibi nitubigeraho tukabahuzahuza, abagabo bakajya mu kazi, abagore bakajya mu kazi, abana bakabaho ngaho ntibagire ubitaho, nitubigenza dutyo tuzaba twabashoboye. Ntabwo bazongera kubonera Imana igihe cyabo, bazakomeza bazajya babwira Imana, urabona ko dukeneye iterambere kandi ntukunda abanebwe. Batangire gushaka ingingo zibarengera, ariko Satani yamaze kubazirika. Urebe utabuziritswe n'ibintu maze kukubwira cyangwa se tumaze gusoma, kandi byaba ari umwaka kuri wowe. Satani yabaye acicitseho gato. Nyamara iki ni ikintu cy'ingenzi cyane. Nimukangure ubwenge bwabo. Umva andi magambo yababwiye. Nimukangure ubwenge bwabo bikabije, ku buryo batazashobora kuba bacyumva ijwi rito kandi rituje ry'Imana.
mbega ukuntu Satani amaze kugera kuri gahunda ye ikomeye cyane, mbega ukuntu ubwenge bw'abantu bumaze kwangirika ku rwego rukomeye cyane. Abantu barahuze, ntabwo bafite umwanya wo gutuza, ijwi rikorera mu mutima nama ntibakiryumva, Mwuka Wera yaracecetse ku mitima myinshi kuko umwanya Satani yamaze kuwubiba. Nimukangure ibitekerezo byabo ku buryo batazaba bacyumva ijwi ribinginga. Umva andi magambo, nimubashishikarize gufungura radiyo cyangwa imiziki igihe cyose batwaye imodoka cyangwa bari kuruhuka. Igihe abantu bari kuruhuka nibacuranga imiziki cyangwa bacuranga imiziki mu modoka zabo. Nimubashishikarize iteka gufungura amaradiyo, televiziyo, DVD, MP3 n'ibindi bizazana urusaku rubasha kurangaza abantu, maze bihore bicurangira mu mazu yabo. Urusaku n'imirimo bidatuza bizateza urudubi mu ntekerezo zabo ku buryo bizaburizamo ubumwe bari bafitanye n'Imana. Mbega ukuntu Satani yatwigiye umugambi ukomeye cyane. Nimubashakira ibibasakurisha, ni mu nzu televiziyo zivuge gusa, ntibagire ikindi kintu bashobora kumva. Amatelefone bayafungure, abe ari byo bintu biberamo. Intekerezo zabo zihuge, ziremererwe ku buryo batazigera babona umwanya wo kugira ngo babone akanya ko guturiza imbere y'Imana. Abantu barahuze, ntibazi ko ari umugambi wa Satani. Nimwuzuze ibinyamakuru n'izindi nyandiko z'ibitekerezo mu mazu yabo. Nimwuzuze intekerezo zabo urusaku rw'amakuru. Amasaha 24 y'umunsi ashire. Amasaha 24 y'umunsi ashire ari urusaku ruri mu ntekerezo gusa. Nimuvangire intekerezo zabo mukoresheje amatangazo yo kwamamaza igihe batwaye imodoka. Satani yaraje kandi yaje akomeje. Ntaho abantu bazamucikira nibatiga umugambi w'uko bakwiriye kubana n'Imana. Nimwuzuze imbuga nkoranyambaga bakoresha ubutumwa badakebakeba, amatangazo y'urusimbi, ubwoko bwose bw'amakuru na za promosiyo, ibicuruzwa by'ubuntu, amaserivisi y'ubuntu n'ibyiringiro by'imfabusa. Nimubahuzahuze mukoresheje urusaku rudatuza, ubutumwa bugufi bwo ku matelefoni na mudasobwa. Ababahamagara kuri telefone igihe biciye bwa mbere bavugane nabo kugeza mu gicuku baguye agacuho. Mbega ukuntu imitima y'abantu imaze kurindagira. Umuntu arakanguka akanguwe na telefone, nta mwanya wo kubanza guturiza imbere y'Imana, nta mwanya wo kubanza guca bugufi n'akanya na gatoya, akaba kuri telefone bukarinda bucya. Nta mwanya wo guturiza imbere y'Imana. Mbega kandi imitima y'abantu ifite. Mbega ukuntu abantu benshi bafite ikibazo gikomeye cyane batazashobora no gupfa gukira. Satani yaraje ariko abantu ntabwo babizi. Mugwize ubutumwa bukomeye cyane ku matelefone yabo, nimubabuze umwanya, nimubabuze igihe, email zuzureho ubutumwa, bahugirane muri ibyo ngibyo byose. Mbega akaga gakomeye cyane. Ibintu bikwiriye gutekerezwaho muvandimwe, ukwiriye kubishakira umwanya, ukamenya ngo nubwo waba utuje uko byaba bimeze kose, Satani ntabwo atuje ku buzima bwawe. Afite imigambi yapanze kandi arahanira kugira ngo yigereho. Cunga izamu ryawe, nanjye ncungiza iryanjye, turebe ko twagira amahirwe yo kuzagera mu bwami bwiza Imana irimo kudutegurira. Yohana 14:1. Nimuhagarike imitima yanyu, nizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hariyo amazu menshi. Iyo abadahari mbabwiye ko ngiye kubategurira kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Ibi bintu dukwiriye kubihereza agaciro, ariko Satani tukazirikana ko nawe ari ku rugamba. Nimubuzabuza abantu. Yarongera avuga ngo, yemwe n'igihe barimo baruhuka nimubatere kuruhuka by'agakabyo, baryame barenze igihe nanone. Ariko Satani aratwanga. Umuntu mukuru yemerewe kuryama amasaha 8, naryame 12, naryame 16, abyita ikiruhuko. Abantu benshi bajya baryama bakaryama amasaha y'umurengera, ahubwo bakava mu gitanda bananiwe cyane. Ni umugambi wa Satani kugira ngo intekerezo zacu azice, tubure umwanya wo guturiza imbere y'Imana. Tuzareba ibintu byinshi. Nabwiye ko turi buze kwiga umugabane mutoya cyane, tugahita dusoza, ubundi tukazakomeza nk'uko nayibasezeraniye. Umva hano. Yemwe n'igihe bari kuruhuka nimubatere kuruhuka by'agakabyo,
Ntimubakundire kujya hanze ngo bishimire umunezero uboneka mu byaremwe, ahubwo nimuboherereze mu myidagaduro, ahabera imyitozo ngororamubiri, mu bitaramo ndetse no mu kureba amashusho, igihe bagiye mu materaniro y'ibyamwuka. Mwumve, igihe bagiye mu materaniro y'ibyamwuka nimubateze guhugira mu mazimwe n'ibiganiro, kugira ngo baze gutaha imitima yabo iremerewe kandi babuze amahoro mu mitima yabo. Mbega Satani ukuntu atwanga! Uzi ko abantu bagera mu nzu y'Imana aho kugira ngo bicare batege amatwi, ahubwo bagahugira mu mazimwe. Uzi ko abantu babuze umutekano bawubuze ari bo bawiteje. Maze rero inkuru abantu babuze uko babara mu gihe cy'umweru cyose gishize bakazibara bari mu nzu y'Imana. Satani yaratugendera ariko abantu ntabwo babizi. Nari narakubuza ariko ngufitiye amakuru, uzi ibya naka. Ni mu nzu y'Imana ijambo ry'Imana ririmo kuvugwa. Umva, nibajya no mu materaniro, twibuke ko bavuze ko batabuza umuntu kujya mu materaniro, ahubwo nibajya no mu materaniro mubateze guhugirira mu mazimwe n'ibiganiro, kugira ngo baze gutaha imitima yabo iremerewe babuze amahoro mu mitima yabo. Kristo niwe mahoro, arifuza kuduha amahoro. Mwese abarushye n'abaremye nimuze munsange ndabaruhura, ariko mubatere gutaha nta mahoro bafite. Ngibi ibyo Satani yifuza mu gihe Kristo yifuza kuduha amahoro. Ntimubakundire gukomezanya cyangwa ngo baterane umwete. Ntimubakundire gukomezanya cyangwa baterane umwete. Abafite impano yo gukomeza abandi nimubateze guhugirana cyane mu munaniro mwinshi. Abafite impano zo gukomeza abandi Satani ababaza. Abo bantu bafite impano zo gukomeza abandi nimugende mubafate, mubakomeze, nimurangiza ubundi nabo babura ukuntu bakomeza imitima y'abandi. Mbega ishyano rikomeye cyane! Mbega ukuntu imitima y'abantu iguye ikinya! Mbega ukuntu abakomezaga abagenzi uyu munsi none nabo bahugiranye ku rwego rukomeye cyane. Nabo nta byiringiro bagifite kandi bumva yuko ibyo barimo ari Imana ibashyigikiye. Oya rwose, abantu nibagarukira aho bagereje bazirikane ko Satani ari ku ntambara kandi ari ku rugamba, yiteguye kurwanya umuntu wese uko bishoboka. Mbese uru rugamba bizarangira urutsinze? Mbese hari urugamba rwo kurwana Satani uzarutsinda? Menya uwo muhanganye nawe kugira ngo ubashe kumenya uko ukwiye kurwana. Menya ibikoresho akoresha kugira ngo ubashe kumenya niba ufite, kuko ibikoresho nawe bizaguproteja kugira ngo imyambi ya Satani ntikugereho. Kandi ikirenze ibyo byose, igihe bateraniye hamwe nimubabuze gusabirana. Abantu benshi basigaye bafite amasengesho yo kwihugiraho, nta gusengera abandi. Abantu barakeneye ubutunzi bwinshi ku buryo umwanya wo gutuza ntawo bafite. Niba ngombwa ko bahura, nimubatere guhugirana mu mirimo, nimwuzuze imibereho yabo impamvu nyinshi nziza zibabuza kubona igihe cyo gushaka imbaraga bahabwa na Kristo. Abashaka kugira ngo bahure nimubateze imirimo myinshi, mubahereze ibyo gukora. Babura umwanya, babura ukuntu bahura. Mbega Satani! Abantu bakaba busy yabaye busy. Gukomezanya ntako, guterana ibyiringiro ntako. Barakomeje ngo bidatinze bazakoresha imbaraga zabo bwite, bahara ubuzima bwabo ndetse bakanahara ubumwe bw'imiryango yabo ku mpamvu bibwira ko ari nziza. Niba buri gihe cyo kubana n'Imana, bakabura igihe cyo gukomezanya, umurimo bazakomeza bawukore, ariko bazawukora mu mbaraga zabo. Nta musaruro uzagira tuzaba tubifitiye. Ntabwo ndi bubitindeho cyane. Uyu mwanditsi yarakomeje ngo iyi yari inama nyunguranabitekerezo yo mu minsi iheruka, kandi abamarayika babi bahagurukanye umwete wo gusoza imirimo bahawe gukora, bagerageza gutera abakristo aho bari hose guhugirana, bagahuga kandi bagakubita hirya no hino. Satani ari ku murimo, nubwo twe twakumva ntacyo dukwiriye gukora. Niba Satani koko afite gahunda y'uburyo abasha kuturangaza, biragaragara ko yaba yarageze ku ntego bihagije. Mbese sibyo? Niko biri rwose. Abantu barahugiranye, telefone zirangaje abantu, akazi karangaje abantu, baburiye Imana umwanya. Iyo tugerageje gusuzuma umuryango mugari w'abantu n'uburyo bw'imibereho bya benshi mu bakristo muri iki gihe, by'umwihariko muri iki gihe cy'amajyambere, dusanga ibi ariko biri dusohoyemo. Turahugiranye. Satani ntacyo byari bimutwaye kuba duhugiye mu murimo w'Imana, mbese nka Marita.
ntacyo bitwaye Satani guhugira mu murimo w'Imana ariko nta mbaraga dufite. Igihe cyose tudafite akanya ko kwicara, igihe cyose tudafite akanya ko kwicara, igihe cyose udafite, nanjye ntafite akanya ko kwicara, tugaturiza ku birenge bya Yesu nk'uko Mariya yabigenje, ntahagarika umutima, nuko tugenda tukajya kwigisha no kubwiriza ndetse no gukora umurimo w'Imana. Igihe cyose tutagira igihe cyacu twihariye ngo kimarane n'umwami w'uwo murimo, hejuru y'ibyo kandi aramutse ashoboye kutubuza kuguma muri Kristo, we muzabibu w'ukuri, imico yacu nta mbuto yazera. Ntabwo Satani bimuhangayikishije. Genda ubwirize, genda wigishe, fasha imfubyi, fasha abapfakazi, fata umutungo wawe uhereza abantu, ntacyo bitwaye Satani. Oya rwose, nta kintu na gito bimutwaye. Birasa naho Satani yafashe ikizirika akazirika amaguru y'abantu benshi, akabemeza ahantu batagomba kurenga ariko ntabwo babizi. Jya ku rusengero ariko sinzakwemera gusoma Bibiliya. Jya ku rusengero ariko sinzakwemera gufata urwiherero rwawe ku giti cyawe ngo ubashe gusenga uri kumwe n'Imana muri mwenyine. Jya ku rusengero ariko sinzatuma ugira umutima w'urukundo gusabira abandi. Jya ku rusengero ariko sinzatuma ukora ibi n'ibi Imana ishima. Byaba bitwaye iki Satani se? Yigeze kubwira Mose igihe ubwoko bw'Imana bwari bugiye kuva mu Egiputa. Yabwiye Mose ngo, igihe Mose yabwiye ngo turashaka kujya ku misozi ahirengeye tukajya gutambira Uwiteka Imana yacu ibitambo, Farawo arabwira ngo oya sinshaka ko mugenda. Igihe agiye kubimera abwira ati nimugenda ariko ntimujye kure kandi nanjye munsabire. Kandi turabizi ko Farawo wahagaritse ubwoko bwa Isirayeli agereranya Satani. Yabwiye Abisirayeli ngo nimugenda ariko ntimujye kure nanjye munsabire. Satani yamaze kuzirika abantu benshi, yabahaye umurongo ntarengwa. Baragenda ariko hari ahantu badashobora kurenga. Urebe niba utari muri abo bantu, kandi Imana ikwiteho ku rwego rukomeye. Nshuti z'Imana, ndagira ngo tube dusoreje hano kugira ngo buri muntu wese abanze atekereze, arebe ngo mbese imitego ya Satani ntabwo yangezeho, mbese ahari nsobanukiye umuntu ndi kurwana nawe, mbese nsobanukiye intambara ndimo kurwana. Reka tugaruke kuri rya somo nari nababwiye aba ari byo dusorezaho, n'ubundi nk'uko twari twarisomye. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga ze z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'imyuka n'amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Urashaka gukomera buri munsi uzi ufite ibigeragezo byawo, buri munsi uzi ufite ibishuko byawo. Niba ushaka gukomera ku munsi mubi, twara intwaro zose z'Imana. Ntabwo ndi buze kuzisoma, ziri kuri uyu murongo wa 14 ugakomeza. Kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Niba ushaka guhagarara udatsinzwe, menya ko Satani uratuje wowe, ariko Satani ntabwo atuje, ari ku ntambara kandi icyo ashaka ni ukugutsinda. Ndabasabira kugira ngo Imana ibafashe. Tuziga umugabane wa kabiri w'iki cyigisho, kuko ntifuza kujya muri byigisho binini birebire cyane. Ndasabira buri muntu wese uzagira amahirwe yo gukurikirana imitego ya Satani. Mbere yuko ugiye gukurikirana icyigisho, jya ubanza utuze mu mutima wawe, ubanze winginga Imana usenge kugira ngo igufashe gukurikirana neza. Mwami rero abafashe kandi abakomeze, abungura imbaraga, abahereze guturiza muri we, kuko aribyo bintu bishobora kuba byatuma tugira umugisha ku Mana, mu izina rya Yesu. Nitugaruka ku kindi cyigisho n'ubundi gifitanye isano n'iki, tuzongera no tuzagira ibindi bintu twigaho, turebe n'izindi ngamba dushobora gufata kugira ngo ubugingo bwacu bube buri mu Mana kandi bukomeye. Mwami Imana abane n'imitima yanyu, kandi nanjye abane n'umutima wanjye, kugira ngo ibyigisho twiga hano bizatubere impamvu nziza zo kuzagera mu bwami bwayo, mu izina rya Yesu. Data wa twese, urakoze ko uduhaye umwanya wo kwiga, kandi urakoze ko uduhaye akanya kugira ngo ijambo ryawe turyumve. Reka wagure ubwenge bwacu kandi ubusobanuro bikwiriye, uduhereze kumenya ibitero umwanzi atugabaho, uduhereze no gufata ingamba, mu izina rya Yesu. Uwiteka abagire neza kandi arusheho kubafasha mu buryo bwose bushoboka, mu izina rya Yesu.